Mpox ku muntu wayanduye bitwara hagati y'iminsi 3 n'iminsi 14 ishobora kurengaho gato kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Bitangira ari uduheri tuza ku mubiri cyane cyane mu maso, ku maboko, mu myanya y'ibanga, bishobora no gukwira n'ahandi henshi. Ibyo biheri bikaba birimo utuzi. Iyi virusi ikunda kuva ku muntu ijya ku wundi bitewe nuko bahuye cyane, ibyo bita mu rurimi rw'amahanga close contact. Bishobora kuba ari iyo mibonano mpuzabitsina, bishobora kuba ari ugusomana, bishobora kuba ari ugukoranaho cyane, cyangwa se gutizanya imyambaro n'ibikoresho abantu baba bakoresheje iyo virusi yagiyeho. Turi gukorana rero n'inzego zose mu gihugu ndetse n'abaturanyi mu bihugu, imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubuzima kugira ngo iki cyorezo tugihagarike. Ubushobozi burahari, inzego zose zibirimo. Icyo dusaba nuko buri wese ashyiraho uruhare rwe, ugaragayeho ibimenyetso akihutira kujya kwivuza kugira ngo asuzumwe, ndetse n'abo bahuye akabamenyesha, natwe inzego z'ubuzima n'izindi nzego turi kumwe twese tukabishyiramo imbaraga. Twizeye gutsinda Mpox nkuko twatsinze ibindi byorezo. Murakoze.